Reka twongere tubaramutse mwese abadukurikiye muri uyu mwanya kandi twongere dushime Imana iduhaye akanya ko kuba tubonye amahirwe yo kuba tugiye gukomeza twiga ijambo ry'Imana, izina ryayo rihimbazwe. Nkuko bamaze kubabwira, uwo muri kumwe muri uyu mwanya ni Sebutege Michael, tukaba tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Amagambo tugiye kuganira rero muri uyu mwanya, tugiye kwigira hamwe amagambo atubwira ngo inzira ijya hera. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru ryera, turagushimye cyane soko y'ibyiza kuko waturinze ukatubeshaho, ukaba umaze kuduha ijambo ryawe, ukaba ugikomeje kubana natwe ngo dukomeze twunguke ibindi, izina ryawe ryera rihimbazwe. Dukingurira amarembo y'ijuru, uduhishurire ubwiru bwawe, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Nta gutinda, reka tuganirire hamwe ayo magambo twifuza kwigana muri uyu mwanya, inzira ijya hera cyane. Niryo jambo tugiye kuganirira hamwe muri uyu mwanya. Turigana iri jambo ritubwira ngo inzira ijya hera cyane. Wenda ku bantu badukurikiye bari hirya no hino, bari ku nyakira amajwi cyangwa se ku bintu bari gukoresha bitandukanye bibafasha kumva amajwi ari guturuka aho turi, reka tubasabe kugira ngo mutege amatwi mwumve. Ari abari kuri radio zisanzwe, abari gukurikiranira kuri YouTube cyangwa se ku yindi mirongo isanzwe nka za radio Rise na King, abo bose reka tubasabe kugira ngo buri wese tube mu mwuka umwe, tujyanirane mu magambo tugiye kwigana. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana iyo rivuze ahera cyangwa se ubuturo bwera, ndabanza mbisobanure kuko bishoboka ko hari umuntu waba dukurikiye atazi ibi bintu. Igihe umuntu yaremwaga ava mu biganza by'Imana, yaraboneye kandi yaratunganye. Igihe yari amaze gucumura, Imana yateganije inama y'agakiza kugira ngo imucungure. Nibyo bajya bita n'abandi banyamahanga mu ndimi zabo babyita mu rurimi rwabo, ariko twebwe mu Kinyarwanda tubyita inama y'agakiza, mpango wa ukombozi, plan de salut. Ibyo aba ari ukuvuga ni umugambi w'agakiza, ni inama y'Imana yo gukiza umuntu. Inkuru yo kugwa k'umuntu imaze kumvikana mu ijuru, habayeho kumirwa no guceceka no kubura k'umuntu yifata, kuko iyo dusomye mu gitabo cy'intambara ikomeye kiratubwira ngo iyi Imana itabyivangamo, ngo Satani yarabaye bambe Adamu yarabaye indi Satani ya kabiri. Nawe yaramaze gukenyera, amaze gufata intwaro nini n'intongo arwanya ingoma y'Imana. Imana yashyizeho umugambi w'agakiza. Imaze gushyiraho umugambi w'agakiza, yateganije umwana wayo w'ikinege, nkuko tubisoma muri Yohana 3:16, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana imaze guteganya umwana wayo ngo acungure umuntu, ushobora kwibaza ibibazo bibiri bikomeye cyane. Yari yacumuweho n'Imana, kandi ijya gucungura umuntu itanga umwana wayo, yari yungutse iki? Iyireka n'ubundi gapfa kubabarira, n'ubundi wa muntu adahitanye n'ubugingo bw'umwana wayo, byari bitwaye iki? Ko byose byari biri gutwara Imana igihombo. Ari ukuba umuntu wari ugomeye Imana, yari imubuze kandi ariyo yamuremye. Ariko kugira ngo uyu muntu yongere abarweho gukiranuka b'umuntu w'Imana buwayo, byasabaga ko Imana yarengeye agaciro k'amategeko yayo, isaba ko hagira undi upfa mu cyimbo cy'uwo muntu, n'ubundi hapfusha Imana. Abariyo ipfusha umwana wayo w'ikinege. Ibyo ni urukundo ruhebuje. Ariko nubwo ari urukundo ruhebuje, ni no kwerekana gukomera kw'amategeko n'ubutabera bwayo, no kwerekana ko amategeko yayo adahinduka. Niyo mpamvu byasabye Imana kwinjira muri uyu mushinga wo gukiza umuntu nta migaryo. Kuko mu gitabo cya Petero, kugira ngo nihute ngere ku cyo nshaka kuvuga,
kijyaniranye neza n'umutwe w'amagambo turiho, nuko mbanza nasoma aya magambo. Urwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 18, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza wanyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, niyo ya Kristo wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Uku gucungura no gucungurwa kwakozwe ni na Kristo watanze ubugingo bwe n'Imana ikemera kumutanga, kwari ukwerekana gukomera kw'ingoma y'Imana idahinduka n'amategeko yayo adahinduka. Aya mategeko y'Imana adahinduka ntabwo Imana yashatse guturana nayo gusa ijimije n'umuntu yaremye, ahubwo yizeye ubwayo uburyo yacungura uyu muntu. Niyo mpamvu byiswe ngo ni inama y'agakiza, ni inama yo gukiza uyu muntu. Amategeko agira agaciro kayo, ariko n'uwacumuye akizwe. Iyi nzira rero ikomeye cyane Imana yifashije yo n'umwana wayo n'umwuka wera bakabifatanyamo, n'ingabo z'abamarayika zikaba intumwa zitumwa muri uyu murimo. Nicyo gikomeye cyane turi busuzumire hamwe. Ubwo Abisirayeli bari bamaze kugera mu gihugu cy'Egiputa, barajimije ubwenge, niko ndi bubyite, nangwa se barataye icyo bita kwibuka no gushyira mu bwenge amategeko y'Imana n'agaciro kayo. Imana ibavanye mu gihugu cy'Egiputa ikabageza mu butayu, yongeye kubigisha amategeko ariyo rufatiro rw'ingoma yayo. Imaze kubigisha ayo mategeko, Abisirayeli bari barasigaranye izina, ariko mu by'ukuri ntabwo bari bafite Imana mu mutima, nta nubwo bayizeraga, nta nubwo banayikundaga. Bituma Imana itangira kwigisha, ibigisha isomo ryo kwizera, ibigisha kuyubaha, ibigisha amategeko y'imibanire y'abantu n'abandi, ibigisha ibyo kwirinda. Nimusoma mu gitabo cyo Kuva, mugasoma igitabo cyo Kubara, mugasoma igitabo cy'Abalewi, murasanga ari umubumbe w'amategeko w'imibanire y'abantu n'abandi. Amategeko ajyaniranye n'ibyo kwirinda, amategeko ajyaniranye no kumvira Imana no kuyubaha, n'inama zigirwa umunyabyaha wacumuye uko yakongera kungwa n'Imana. Ibyo bintu mvuze ntondaguye, tudafite umwanya wo gusesengura akantu ku kandi, biri mu gitabo cyo Kuva, bikaba mu gitabo cyo Kubara, bikaba mu gitabo cy'Abalewi. Ni mwizo nama zose zijyaniranye n'iz'uburezi, zijyaniranye nuko umuntu yihana ibyaha, zijyaniranye nuko umuntu yirinda, zijyaniranye nuko umuntu wakoze icyaha agenzwa. Izo nama zose z'imibanire y'imiryango n'abavandimwe, byose naho muzabisanga. Imana rero ubwo Abisirayeli bari bageze mu butayu bagandagaje, batazi epfo na ruguru, icyo bibuka ari ibigirwamana by'Abanyegiputa, bya Dagoni, bya Shitaroti, za Baali, amasamaki manini yo mu ruzi rwa Nili, n'ibindi bigirwamana bitandukanye by'Abanyegiputa basengaga, birimo n'ibikeri n'ibindi. Byabaye ngombwa ko Imana ibigisha isomo ryo kugira ngo bayimenye, bamenye ko amategeko y'Imana atandukanye n'amategeko y'abantu. Ibyo byatumye Mose azamuka ku musozi wa Sinayi, ahabwa ibisate bibiri byaconzwe n'Imana, byandikwa n'urutoke rw'Imana, yandikaho amategeko yayo. Incamake y'iby'Imana yanga n'iby'Imana itegeka abantu, iyandika mu magambo 10, ariyo mategeko 10, iyashyira ku bisate by'amabuye y'ubwayo yari yaconze. Niyo mpamvu muzasanga irya mbere riti ntukagire izindi mana mu maso yanjye, irya kabiri riti ntukiremere igishushanyo kibajwe, cyaba icyo hasi ku butaka cyangwa icyo munsi y'ubutaka cyangwa icyo hejuru mu ijuru. Cyaba icyo hejuru mu ijuru, cyaba icyo hasi ku butaka, cyaba icy'amazi yo hasi y'ubutaka, nta gishushanyo na kimwe cyemewe. Nubwo cyaba gisa n'ibyo mu ijuru kigasa n'abamarayika, cyangwa ukakigereranya kigasa n'Imana, cyangwa ukakigereranya kigasa n'ukwezi n'inyenyeri, nta gishushanyo cyemewe. Nta gishushanyo cyemewe niyo cyasa n'abamarayika, nta gishushanyo cyemewe niyo cyasa n'izuba cyangwa ukwezi, nta gishushanyo cyemewe nubwo cyasa n'inyenyeri, nta gishushanyo cyemewe nubwo cyasa n'umugabo mwiza, cyangwa kigasa n'inka, cyangwa kigasa n'inzovu, cyangwa kigasa
n'urutare cyangwa kigasa n'ururabyo cyangwa kigasa n'igiti. Nta gishushanyo cyemewe nubwo cyasa n'izahabu, nubwo cyasa n'agasegereti, nubwo cyasa na toromarine, nubwo cyasa n'ifi, nubwo cyasa n'ibindi byose bikururuka cyangwa biba mu nyanja. Ibyo ari byo byose nta na kimwe cyemewe. Igeze ku itegeko rya 3 ivuga mu magambo magufi cyane ngo ntukagivugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Uwiteka ntabwo azakora nk'utacumuye nukomeza kuvugira ubusa izina rye. Igeze ku itegeko rya 4 iravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, igihe uburenganzira bwo gukora mu minsi 6, ku wa 7 ukaruhuka n'abagize urugo rwawe. Niyo mpamvu wowe, umugore wawe, abana bawe n'umushyitsi uri mu muryango wawe ndetse n'amatungo yawe acuruza cyangwa ahinga, Uwiteka abuzanya kugira icyo ubikoraho na kimwe. Ayo ni amategeko agenga ayobora abantu uburyo bitwara imbere y'Imana rurema. Kuko mu itegeko rya 4 no handitse ngo kuko mu minsi 6 Uwiteka yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Niryo tegeko rimwe rukumbi ryerekana ko Imana yacu dusenga kandi twubaha ni rurema. Yaremye ahanga niki, yaremye isi, yaremye ijuru, yaremye ibiva, yaremye ijuru n'ibirimo byose, iremye isi n'ibirimo byose, iremye inyanja n'ibirimo byose. Iryo tegeko ritwereka ko nta mirimo nimwe twaha agaciro yatuzazanira kuyikontorora ku buryo twakwemererwa gukora ku munsi w'isabato, kuko n'Imana yaremye ibintu byinshi ijuru n'ibiririmo, isi n'ibiyirimo, inyanja n'ibizirimo, ariko ku wa 7 igenza ite iraruhuka. Kandi Imana ntiyaretse gukora kuko nubundi nikibeshejeho ibihumeka ibiriho, niha amahanga yose kubaho, igaha inyamaswa nini n'into kubaho, igaha abakuru n'abato kubaho, ikaduha kweza, iracyatubura imbuto n'imyaka, iracyatubura amazi agakwira abantu, iracyatubura ubugingo, iracyatubura umuntu akabyara undi, iracyatubura kubaho, iracyatubura imbuto dutera, ugatera ingata z'ibijumba hakera ibijumba, ugatera ikirayi kimwe hakera byinshi, ugatera igiti cy'umuhoko cy'umwumbati ugashinga mu butaka, ukazasubirayo wowe ugiye gushakamo ibyo urya kandi cya giti utari kugihekenya, ukajya gushinga igisheke igitwetwe cyacyo ukagitaba mu butaka kikazamuka, ugatangira ukazareba ingingo zarya. Uwiteka aracyatubura ibintu. Niyo mpamvu ni Imana rurema. Mu minsi 6 tugomba gukora, kudakora ni icyaha, ariko wakora ku wa 7 nacyo kikaba icyaha. Niyo mpamvu avuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Isabato si y'idini, ryaba iry'Abadventiste, ryaba iry'Abareforme, ryaba iry'Ababatista umunsi wa 7, ryaba iry'Abayuda, ryaba iry'abari bo bose bavuga ko baruhuka ku isabato. Isabato si yabo, ni y'Imana rurema. Nkuko ntugasambane itagira idini, niko n'isabato itagira idini. Dukomeze. Imana yashyizeho amategeko agenga nanone kandi agenga abantu n'abandi. Ibanziriza ku muryango, ibwira abana ngo mwubahe so na nyoko. Iryo tegeko yari ishaka ko mu muryango habaho kubaha kandi abantu bakabana neza. Tukubaha ababyeyi bacu, tukubaha abayobozi bacu, tukubaha abaturuta, maze byarangiza sosiyete y'abandi ikabona uko ibana. Kubaha biza mu muryango. Itegeko rya 6 iravuga ngo ntukice. Si ugukuramo umwuka gusa, ahubwo ntiwemererwa no kwirengagiza imibabaro y'abandi, ubukene bwabo, agahinda kabo, icyo ushoboye kubakemurira udakemuye, maze ugatuma ubuzima bwabo buhura n'ibibazo, uba wishe. Imana yagize ngo abantu bagirirane impuhwe, bagirirane imbabazi, bakabakabwe. Iryo ni itegeko rya 6. Irya 7 Imana yanze ko tubaho nk'inyamaswa, maze iravuga ngo ntugasambane. Ubushyo bw'inka 50 bugira imfizi imwe, ariko umugore agira uwe mugabo n'umugabo agira uwe mugore. Ni itegeko rya Bibiliya. Ni itegeko rya Bibiliya. Ntabwo Imana yemeye ko tubaho nk'amatungo, ahubwo Imana yahaye agaciro umuryango wa kimuntu kugira ngo abantu bamenye kubahana. Umugabo agira uwe mugore n'umugore agira uwe mugabo, babane kandi umuntu wese yiyubahe.
yiyubahe. Ibyo birimo n'agaciro, nta nubwo ari no kwica itegeko ry'Imana gusa, ahubwo ni no guha n'uwo muntu agaciro. Ni ukumubuza kwiyandarika, ni ukumubuza kwiyonona, ni ukumubuza kwiyicira ubwenge. Kuko mu byanditswe byera mu gitabo cya Hoseya hasobanura ibiyobyabwenge bibiri bijya byica abantu bagapfa bagashira: ni inzoga n'ubusambanyi. Aho ndahatambutse. Imana irategeka ngo ntukibe. Ubutunzi bwo mu isi bwose n'ubw'abantu, ariko hari ukuntu yagiye igenera buri muntu utwe. Ikagenera utwe udafite ugakora bakatuguhaho, abatatuguhayeho abakoreye bakatuguha bakugabiye. Imana yifuje ko buri wese agabigwa, abambe agenerwa, agakora, akagira ubwenge, akagira ibyo azana kandi akanyurwa nabyo. Ibyo adafite akabisaba, cyangwa yaba amerewe nabi agatabarwa n'abandi. Niko Imana yabugennye, kugira ngo ugira ubuntu agire icyo atanga. Ntabwo Imana yemeye ko imirima yose ibi yawe, ntiyemeye ko amaduka yose aba yawe, ntiyemeye ko imyenda yose ibi yawe, ntiyemeye ko amafaranga yose aba yawe, ahubwo yemeye ko buri wese ajya agira ibye. Umwe rero ikamuhinga 100, undi ikamuhinga 1, undi akaberaho, undi akagira inkoko, undi akagira imbwa, undi akagira n'imbwa n'ubutunzi n'amatungo. Numvishije umuntu umwe ari kuvuga ko imbwa imwe ajya yigurisha amadolari 10,000, ariko nta nkirageza kuri ayo. Zirigishwa zikagira ubwenge, zigakora ibitangaza, zigakora n'ibindi. Rero zaba inka, zaba imbwa, zaba intama, zaba inkoko, zaba ibata, zaba idendo, zaba ihene, zaba inyamaswa, zaba isungura nangwa se inkwavu, zaba isamaki abubaka ibidendezi bakazororeramo, zaba n'ibindi bindi ibyo ari byo byose, Uwiteka yagennye ko buri wese agira ubwe bwenge, akabona uwe mutungo, agakora, akabona abandi babimufashamo, akabigiramo ubuntu cyangwa akabigiramo ubugugu, ikubuza kwiba bitahawe, kugira ngo udasebanya n'undi. Wamwibibye mukangana mugasubiranamo, ntukagenze ute, ntukibe. Nta muntu ukunda umwiba, nta muntu ukunda umusambanyi, nta muntu ukunda umwicanyi. Imana yashatse kuba nta muntu ukunda umunyagasuzuguro. Imana yashyizeho amategeko yatuma umuntu ashobokana n'abandi. Nta muntu ukunda umubeshyi, niryo tegeko rya 9. Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Kubeshya no kubesherwa biraryana. Kubeshya wenda umubeshya ashobora kumva nta kibazo, ariko azumva ko ari bibi umunsi bazamubeshyera, noneho nawe akabura uwahamagara. Uwiteka ashyizeho itegeko rya ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Irya 10 avuga ngo ntukifuze, haba kwifuza ibintu by'undi, haba kwifuza umugore we, haba kwifuza amatungo ye, cyangwa abajabe n'abagaragu be, icyo ari cyo cyose ntukifuze n'itegeko ry'Umukiza. Ayo ni amategeko 10. Uwiteka yandikishije urutoke rwe, arangije abwira Mose ngo nagenda yashyire mu isanduku y'isezerano. Reka nihute. Igihe Abisirayeli bari hariya mu butayu rero, niho Imana yubakishirije inzu yiswe ubuturo. Iyi nzu yari ifite ibyumba 2, icyumba kimwe kikitwa hera, icyumba cya kabiri kikitwa hera cyane. Iki cyumba cyitwa hera ndasobanura bike byacyo kugira ngo bitamvuna. Ndasoma iyi mirongo kandi nihute. Iyi mirongo nimara kuyisoma, ingingo ya mbere ndabanyirangije. Reka dusome igitabo cyo Kuva igice cya 25 umurongo wa 8. Ubu buturo bwera bwagombaga kubikwa mwiki, bwagombaga kubikwa mw'ibijyaniranye n'inama y'agakiza byose, ibijyaniranye n'amategeko, ibijyaniranye n'umuhango ugomba gukorwa ngo umuntu yigishwe imbabazi z'Imana, byakorerwaga umwe mu buturo. Mbese reka mbivuge mu Giswahili. Nubwo bacyumva nabwo bashobora kuba ari bakeya. Ina maana Mungu alikuwa ameweka chuo ambacho wanadamu wangejifunzia ndani. Ni ukuvuga ngo yari college. Ubuturo bwera bwo mwisi yari college. Abantu bari kwigira mu iby'inama y'agakiza. Icyamba ngo mwumve neza amagambo. Ntabwo aho hari mu ijuru, ahubwo yari college. Ni chuo. Aho abantu bagombaga kujya iyo college bakigira mu iby'Imana yavuze n'ibyo yategetse. Umva uko ijambo ry'Imana ribivuze. Aravuze ngo murongo wa 8, kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Ntabwo Imana yari isanzwe ituye mu ijuru, ariko iravuze ngo bayiremera ubuturo bwera nirangiza iture hagati muri bo. Muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose. Icyitegerezo cy'ubuturo ni ikibintu
byabwo byose. Ntabwo Mose yari kubufinda, ahubwo Mose yari kubaka ubuturo bwera busa n'ubwo yerekewe kuri wa musozi. Kuvuga ngo yagombaga kuba afite ubwenge busobanutse ku buryo akora ibyo buno mujya muvuga mu mvugo z'abazungu ni copy paste. Mbese yari kwitegereza neza agaterura icyo cyose yabonye akakizana akacyubakisha mu isi. Nta mwubatsi w'umuhanga n'umwe wari gushobora kubyubaka. Niyo mpamvu abo mu muryango wa Dani no mu muryango wa Yuda batoranijwe kugira ngo bubake ubwo buturo. Uwiteka yasobanuye ngo niwe wabashyize mu ubwenge bwo kugira ngo bashobore kubaka ibyo bintu. Bibe bisa Mose ajya ababwira ipica yabonye ababwire mu kanwa, nabo babishushanye ku rupapuro. Ariko Imana ihumekere mu bwenge bwabo batitiranye ibyo mu isi n'ibyo mu ijuru, babyandike kandi babicore uko Uwiteka yabimweretse. Niko byari bimeze rero. Ubu buturo bwera bwari bugizwe n'ibi bintu bikurikira. Reka mwumve igitabo cy'Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa mbere, niho nshatse kunyurira kugira ngo hamfashe kwihuta. Turigana inzira ijya hera cyane. Nubwo tutaratangira gutondagura iby'iyo nzira, turabanza tubuvuga ubwabwo maze buri wese abyumve neza. Abaheburayo igice cya 9 umurongo n'uwa mbere, haranditse hatya hati: yego isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera h'iyisi, kuko hariho ihema ribanzirizwamo, ryari rimwe igitereko cy'amatabaza n'ameza y'imitsima yateretseho imbere y'Imana, rikitwa ahera. Kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze hariho ihema hitwa ahera cyane, aho hari mu isanduku y'isezerano yagirijwe izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo ya nkoni ya Aroni yapfundikishijwe uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Hejuru yayo hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi. Ariko ibyo ntitwakwirirwa tubirondora nonaha. Pawulo we yaravuze ngo ntari bubirondore, nge ndavugaho gato. Aravuze adusobanuriye ibya cyari nk'igipangu. Hanze yacyo iki gipangu cyari igipangu, ariko kigaterekwa mu inzu y'ihema nanone, kandi nayo ifite ibyumba bibiri. Iyi nzu yakorerwagamo n'abitwa Abalewi. Abalewi nabo mu muryango wa Lewi, ariko ikongera igakorerwamo n'abitwa nabo mu muryango wa Lewi, nabo mu muryango wa Lewi ariko b'abatambyi. Abo mu muryango w'abatambyi bakomokaga mu bana b'imfura bo mu muryango wa Lewi, ariko mu rubyaro mu nzu ya Aroni. Aho niho havaga abatambyi bakuru. Aha mu nzu ya Aroni aba bantu, dore uko ubuturo bwera bwari bwubatse. Twongere tubisubiremo. Dore ngugu urupangu, uko urupangu rushushanije. Noneho ngako akazu kubatsemo, nangwa sinzu yubatsemo ariko isakaje ihema itagira idirishya. Iyi nzu itagira idirishya, hanze yayo hariho igikarabiro, hakaba habanza n'igikarabiro, akurikiyeho ni igicaniro, ugahita ukubitana n'icyitwa umwenda. Uyu mwenda ntabwo bari bafite umwango, ahubwo ni umwenda ukingiriza ahera. Ukivana huyu mwenda, icyambere uhura nacyo, icyambere wagombaga guhura nacyo ni ibintu bigera kuri 3 byarahera. Icyambere ni umeza ateretsweho imitsima 12, itandataha yaribwaga buri kwisabato. Hariho igitereko cy'amatabaza kiriho ibintuza ibitereko 7, amatabaza 7 ahora yaka atagomba kuzima na rimwe. Hariho icyotero cy'imibavu. Ndagira ngo tujyanirane rero. Noneho ukongera kugira ngo winjire mu cyumba cya kabiri ugakingurana none umwenda. Uwo mwenda niwo wari ukingirije nanone icyumba cya kabiri cyitwa ahera cyane. Aho ahera cyane habaga ikintu kimwe, ariko icyo kintu kimwe cyari kirimo ibi bintu bikurikira. Cyari kirimo ibisate 2 by'amategeko 10 y'Imana. Umutemero uhapfundikira, umupfuniko wari ufite amazina 2. Ushatse wawita umutemeri w'imbabazi, ushatse wawita intebe y'imbabazi, ushatse wawita intebe y'ihongerero. Mu sanduku bwaryo ubwo Abisirayeli bashwanaga bagize impaka zo kwibaza uzaba umukuru wari we, byatumye Imana ibikamwe ibintu 2.
ibikamo inkoni ya Aroni yarabije ururabyo igihe bari mu mpaka. Iyo nkoni bayibitse mu isanduku y'isezerano, ariko nyuma kugira ngo izaca impaka batazagwanira ubutambyi. Icya kabiri, babitsemo urwabya rwa manu kugira ngo bazamenye ko Imana ariyo yabatunze ikabarinda, ikishingira ubuzima bwabo bw'iby'umwuka n'ubwo kubaho. Ubwo aho naho ndaharangije. Hejuru kuri ya ntebe y'ihongerero hari hariho ibishushanyo by'abakerubi, kuko ku ntebe y'Imana Data wa twese aho yicaye mu ijuru iburyo, muzasome Yesaya igice cya 6, azengurutswe n'abamarayika b'abakerubi bahora bavuga ngo uwera uwera, kuko mu isi bo bari gukora ibishushanyo, byari ibishushanyo nyine, noneho bigatera igicucu intebe y'ihongerero. Aha hagati y'ibi bicucu hari harimo igicu cyagombaga kuza, cyaza kera akaba ari yego, umutambyi akaba abanye igisubizo cyiza kwa Abisirayeli baba bariwe, cyaba umukara bakaba ari oya, bakaba babonye umuvumo cyangwa se baciriwe kwiteka. Iyo umutambyi yinjiraga rero, iyo umutambyi yajaga gutangira serivisi, ubwo nihuse cyane kugira ngo tujyane, abangurikiye tujyane. Iyo yajaga gutangira serivisi, ni umunyabyaha uje ababajwe n'ibyaha bye n'ibicumuro bye, itungo ry'akaza akarifataho atya, akarivugiraho ibicumuro byose yakoze. Yamara kubivuga adasigaje na kimwe, agafata umushyo cyangwa se icyuma agasogota itungo, agafata umutambyi. Icyo yafataga ni ya maraso, ntabwo umutambyi ari we wasogotaga itungo. Umunyabyaha nyirabayazana ni we wisogoteraga itungo. Yamara kurifata atya, agafata umutambyi agafata ya maraso akayaminjagira, akayaminjagira ku mwenda ukingiriza hera, akongera akayaminjagira mu buturo bwera. Ibi bikorwa yabagakoze, akongera bikaba ari icyaha cy'umunyabyaha kibitswe mu buturo bwera. Ariko nanone yaragarukaga ryatungo akarya inyama zaryo. Icyaha cy'umunyabyaha cyabaga cyamuvuyeho kikajya ku itungo, kuko ryishwe. Ibyaha bya ryatungo bikabi amaraso yaryo, kuko ubugingo ni amaraso. Ya maraso akabikwa mu buturo, yasubizwa mu buturo, akongera karibwa inyama zaryo zikaribwa n'umutambyi ukora mu buturo, ukora muri ya serivisi. Ubwo yatashye ari umwere, kuko ibyaha bye bisigaye aho ibyaha bisigara. Arababariwe, ariko si rwose. Sinzi ko tujyane cyane. Abankuriki arababariwe, ariko ngeretseho ngo si rwose, kuko ibyaha birabikijwe ntibitsembwe. Ibyaha birabikijwe ntibigenje bite, ntibitsembwe. Uku rero ibyaha byabaga bibikijwe bidatsembwe, nibyo byasabaga kugira ngo hazongere haboneke undi munsi, ari wo kwinjira mu cyumba cyahera cyane, ariho umunyabyaha yagombaga kuba yizeye ko ababariwe burundu. Byakorwaga tariki 10 z'ukwezi kwa 7, ari wo munsi mukuru w'ihongerero. Aribyo byanditswe mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23. Ndasomaho amagambo makeya, some nandi mu bakurambere n'abahanuzi, nambukanye nihute. Reka turore muri kino gitabo cy'Abalewi igice cya 23, haranditse atya hati: Uwiteka 26, Uwiteka abwira Mose ati: ariko umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa 7 niwo munsi w'impongano, uje ubabera uwo guterana kwera, mujye mwibabazaho umutima, kuko umunyabyaha wese akwiriye kwabazwa n'ibyaha bye kandi akicuza amaramaje. Muwutambire Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro, ntimukagira umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impongano, muhongererwaho imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe. Uyu munsi w'ihongerero ni umunsi wo kujya guhanaguza ibyaha mu buturo bwera, kuko abantu babibikijeyo. N'abatambyi bariye za nyama za bya bitambo bagomba kwezwa. Uwo munsi nta mutambyi wari kurya inyama, ni umunsi wo kwibabaza. Nta munsi mukuru urimo, nta kuremesha ubukwe, nta birori, ngira ngo hari nta kindi kintu gishoboka. Uwari we wese ko ari kwibabaza umutima. Kandi umuntu wese uzakora umurimo wose kuri uwo munsi, nzamurimbura mukure mu bwoko bwe. Ntimukagira umurimo wose mukoraho, iryo rababera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Ujye ubabera isabato yo kuruhuka nasimbutse, mwibabaza umutima, mujye muziririza iyo sabato, muhereye ku mugoroba wo ku munsi w'uko kwezi wa 9 mugeze ku mugoroba ku munsi wa 10.
uku niko iryo tegeko ryavugaga. Impanda yabaga yavuze mu gihugu cyose, abantu bose bagaterana berekeye ubuturo bwera. Uwari wese ari kuvuga ngo nkeneye ko ibyaha byanjye bikurwaho, nkeneye ko ibyaha byanjye bikurwaho, bibabarirwa, bikahanagurwa, byarangiza nkaba umwera kandi nkaba uw'Imana, nkabonera, ngatungana, ngakizwa urubanza, ngakizwa urubanza. Aya magambo ndagira ngo mwese muyumve neza kandi muyasobanukirwe. Mu by'ukuri uwari we wese, ninde muntu wanezerwa, wakwishima iyo yumvishe ngo dosiye ye iracyahari, wakwizera ko ubwo watsinze se? Oya, uyu munsi niwo Mwisirayeli wese yagombaga kwitaho. Uyu munsi buri Mwisirayeli wese yagombaga kwibabaza umutima. Ni umunsi uwo munsi byagendaga bite? Nta umutambyi mukuru yahabwaga, yarabanzaga akitambirira ibyaha bye, ariko nyuma yo kwitambirira ibyaha bye yafataga itungo, agafata ihene, reka mvuge ngo wenda n'amahene abiri nangwa n'amashashi abiri, izi akabivugiraho ibyaha by'Isirayeli byose, kuko yabaga yambaye hano amazina yose y'Abisirayeli ku gatuza. Uko yakayambaraga akatura ibyaha bye, uko akatura ibyaha bye n'iby'ubwoko bwe, niko Bibiliya ivuga. Akatura ibyaha bye n'iby'ubwoko bwe, akabyatura byose, akagenda agafata akinjira ahera, agatambuka akinjira ahera cyane, Isirayeli yose ikanuye amaso, akinjira imbere y'isanduku y'isezerano ya mategeko bishe, akitegereza, akaminjagira amaraso imbere y'isanduku y'isezerano, yitegereza hagati y'aba bakerubi babiri, maze yajya ko nakabona haje igicu cyera kigaragaza ko Abisirayeli baba bari mu bicumuro byabo. Yagombaga guhindukira, yamara guhindukira agasanga ya hene yindi yasize yitwaga Azazeli, niyo gucirwaho iteka, niyo kugerekwaho ibibi byose, maze barangiza akayivugiraho ibyaha byose bingana n'ibyo Abisirayeli bacumuye, akabiyigereka ku mutwe, kuko yayindi yavugeho ibyaha ihwanye na Kristo, ishushanya impongano y'umwana w'Imana yabaga yatambwe, kandi amaraso yayo yabaga yabaye impongano koko, ibyaha bikagaruka. Ibyaha ntibijya bipfa. Muntu wese unkurikiye muri uyu mwanya, ibyaha ntibijya bipfa, bigira aho bishyirwa. None se Zaburi 32 ivuga ngo iki? Iravuga ngo hahirwa ubabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirirwa. None bizapfa ryari? Umva nawe biratwikiriwe, ntabwo byapfuye. None se ko ari nko gufata igisindu ukakegeka ukagitwikiriza umwanda, wacyorosora umwanda si uko wakabaga? None ibyaha ntibihanagurwa, ibyaha ntibyicwa, ahubwo ibyaha biratwikirwa. Kandi Imana ntizakomeza kubana n'ibyaha bitwikiriwe, bigomba kugira igihe bicirwaho iteka bikavaho, bigomba gusubizwa kuri Satani nyirabayazana washushanyaga ya hene ya Azazeli. Bakayihereza umusore w'impaye amaguru, akayicikana agahunga, akagenda akiruka, akajya kuyita mu butayu ahantu kure, ikazapfa ityo, ikazarinda ipfa ityo, maze ikibazo kikarinda kirangira. Dusomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, turasoma haya magambo makeya akurikira. Reka mwumve uko ijambo ry'Imana ryayavuze, maze tuyumve neza. Reka turebe uko handitse mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Ipaje ni ya 328 y'Igifaransa na 329. Tujyane bakundwa kandi bana b'Imana, maze twumve twese aya magambo, kuko turigana ijambo rivuga ngo inzira ijya hera cyane. Muri aya magambo ndasoma mwaya magambo ngo cette cérémonie annuelle enseignait au peuple des vérités importantes relatives à l'expiation des péchés. Aravuze ngo iki gikorwa cyakorwaga buri mwaka. Iki gikorwa cyakorwaga buri mwaka, aricyo cyakindi cyo cy'umurimo wo guhongererwa ibiki ibyaha. Aravuze ngo byibutsaga abantu ukuri gukomeye ko guhanagurwaho ibyaha.
ntabwo uwo muhango wabaga ubahanaguyeho ibyaha, ahubwo kwari ukongera kubigisha ukuri kubera mu ijuru, kugira ngo kwizera kwabo kuzamuke kwinjire mu rusengero rwera rwo mu ijuru, aho Yesu umutambyi mukuru adutambirira imbere y'Imana, aho ibyaha byacu byashyizweyo. Ndaza kubisoma. Kuko Abisirayeli babitsaga ibyaha byabo binyuriye mu maraso no mu batambyi babiriye, niko ibyaha byacu byinjijwe mu ijuru hakoreshejwe ku bitabo byanditswe byo mu buturo bwera bwo mu ijuru. Bityo rero aravuze ngo par les offrandes faites dans le cours de l'année, les pénitents indiquaient qu'ils acceptaient le substitut, qu'ils devaient un jour prendre leur place. Yego, amaturo yabo baturaga buri mwaka yabibutsaga umurengezi wabo igihe kimwe uzahagarara mu mwanya wabo. Mais le sang des victimes n'achevait pas l'expiation des péchés. Ariko amaraso y'igitambo ntabwo yajyaga arangiza rwose guhanaguraho ibyaha. Ibyo tubisoma mu gitabo cy'Abaheburayo, igitabo cy'Abaheburayo igice cya 9. Ngaho turambure tuhasome twumvikane. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya 9 hasobanura iki kuri iyi ngingo? Reka twumve uko bavuze. Ku murongo wa 10, ku murongo wa 9 niryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo bakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura, kuko ibyo hamwe n'ibibwirizwa ibyo kurya no kunywa no kwiyiriza no kujabika mu buryo bwinshi ari amategeko mu buryo bw'abantu gusa yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha ryarindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoke. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi. Murongo wa 13, none ubwo amaraso y'ihene n'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza iyo biminjiriwe kubahumanye ko byeza umubiri ugahumanuka, kanswa amaraso ya Kristo witambiye ibyaha atagira inenge, kubw'umwuka w'iteka ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Amaraso y'ihene n'intama n'inka yiriza ntashobora gutunganya umutima w'ubituye. Mais le sang des victimes, yego, il servait simplement de véhicule pour transférer ses péchés au sanctuaire. Byasaga n'akamodoka gatwara ibyo byaha ngo kabigeze mu buturo. En offrant un sacrifice sanglant, le pécheur reconnaissait l'autorité de la loi. Iyo umunyabyaha yabaga atambye igitambo kimena amaraso, byabaga yemeye yuko amategeko amufiteho ubutegetsi. Yego, nta munyabyaha ushobora kwemera ko amategeko adahinduka igatemera gutamba igitambo. Igihe wemera kwatura ibyaha byawe no kwemera umuvuganizi, nukuba wemeye ko amategeko y'Imana adahinduka. Biragoye kwemera ngo isabato yahinduriwe ku musaraba, ngo amategeko y'Imana yarahinduwe kandi ukita Yesu umucunguzi. Ni gute se wabihuza? Ahubwo Yesu acungura abemera ko bacumuye kandi akacungura abemera ko ari imbohe, bakaba baboshwe n'amategeko. Ntababohora amategeko, ababohora ingoyi yayo akaba ari ubohwa. Yabaye Yesu yica amategeko, amategeko yabura ububasha n'imbaraga. Reka nihute kugira ngo tuze kugera hepfo gato. Aravuze ngo, aranditse ngo aravuze ngo confesser sa culpabilité, yaturaga ibyaha bye no gukiranirwa kwe, exprimer sa foi en celui qui devait venir, akagaragaza kwizera kwe ko wagombaga kuza, maze akavuga ngo ôter le péché du monde, gukura ibyaha by'abari mu isi. Mais n'était pas entièrement dégagé de la condamnation de la loi. Iyo umunyabyaha yabaga amaze kubitsa ibyaha bye mu buturo bwera, ntabwo yabaga kize burundu urubanza rw'amategeko. Byagombaga iki? Au jour des expiations, les grands prêtres, après avoir immolé une victime pour l'assemblée, en apportant le sang dans le lieu très saint et en faisant aspersion sur les propitiatoires au-dessous des tables de la loi, ibi nari maze kubisobanura, amaze gufata amaraso akayaminjagira munsi y'isanduku, la loi qui exigeait la vie du pécheur était ainsi satisfaite. Iyo amategeko yabonaga amaraso y'uwayishe yaravugaga ngo okay, noneho ndi anvigere, ndiho. Itegeko ryitwa ko ririho rihanyo waryishe. Iyo ritamufatishije riba rigifite agatungo ndasuzuguwe.
rero iyo itegeko ribonye amaraso riranyugwa, kuko uwaryishe agenje ate? Ahanwe apfuye. Niyo mpamvu iyo itegeko ryamaraga kubona amaraso rititaye ngo n'ay'igitambo, rikabona amaraso, kuko ayo maraso nubwo ari ay'ihene avanze mway'umuntu binyuriye mu kwihana. Icyampa ngo mube mwumvishije isano y'amaraso y'ihene n'icyaha cy'umuntu bihurirahe. Kwa yari ay'ihene uwacumuye akaba nge birahurirahe. Kwihana kwanjye kwari kuherekejwe n'umutima umenetse, bikongerwaho kwizera, bigirana isano na ya maraso ya ya ntama. Niyo mpamvu Yesu hacumuye Adamu, Yesu akaba umwana w'Imana utagira inenge, amaraso yakarihirira icyaha, kandi amategeko avuze ngo nta cyaha mubonyeho. None amwicate kandi atagira icyaha, nuko ubwo yemeye kuba umurengezi, akemera kuba impongano y'umunyabyaha wamwizeye kandi wamwihishemo. Ibyo gusa bituma Yesu ava amaraso akabagwa nk'aya wa munyabyaha. Ntabwo akomeza kwitwa ngo ni amaraso y'umuziranenge, kuko yiswe amaraso y'umuziranenge, itegeko ryakomeza rigahiga amaraso y'umunyabyaha, ahubwo ahinduka amaraso y'umunyabyaha, ariko binyuriye mu kwizera kwa wa munyabyaha. Niyo mpamvu Yesu aba incungu y'abamwizera, si incungu y'abatamwizera, kuko abatamwizera batagira icyo bahuriyeho nawe. Connection yahujije umunyabyaha na Yesu ni ukwizera no kwihana. Nukwizera no kugenza ute? Kwihana. Uku kwizera no kwihana bibuze, nta yindi connection, nta yindi sano ihuza Yesu n'umunyabyaha. Tayo. Niyo aravuze ngo en quittant le sanctuaire, il plaçait ses mains sur la tête du bouc émissaire, confessait sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Yarambikaga iganza bye kuri ya hene cyangwa se ya hene ya Azazeli, akayivugiraho ibyaha byose by'Abisirayeli, ikagenda ikomangana nyine bakaja kwita mu butayu. Aho ndahatambutse. Comme l'envie, le sanctuaire terrestre fut construit par Moïse, sur le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Kuko twabibonye, ubuturo bwera bwo mwisi bwubakishijwe na Mose, cyangwa se bwubatswe na Mose, akurikije igishushanyo yaboneye kuri wa musozi. C'était un symbole pour le temps présent, ni kigereranyo cyo muri kino gihe cyacu. Ni kigereranyo cyo muri kino gihe cyabande cyacu. Gutese Abaheburayo 9:23 n'Abaheburayo 8:2 ndasoma, haranditse ngo nuko rero byari bikwiriye kwibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo nuko rero byari bikwiriye kwibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru bwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo. Nukuvuga ngo kuko Kristo atinjiye ahera haremwe ndondoke hasuraga hahandi hukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo none ahagarara imbere y'Imana ku bwacu. Ubwo nanone dusome Abaheburayo 8:2 kugira ngo mbisobanurire rimwe. Haranditse ati ku murongo wa 2, ukorera hera ho mu ihema ry'ukuri iry'abantu batabambye, ahubwo iryabambwe n'Umwami Imana. Yesu yinjiye ahera cyane, agaragara mu mategeko atanditse ku bisate by'amabuye, ahubwo amategeko yuzurira mu Mana no ku ntebe yayo. Aho niho Yesu atwinjirira harera cyane. Abamarayika bahaba batwikiriye mu maso, bagatwikira ibirenge, bagahorana indirimbo imwe idahinduka ngo uwera uwera. Aho niho Yesu yatwinjiriye, ajyanye amaraso ye bwite, atajyanye intama, atajyanye ihene, atajyanye umutambyi wo kwa Lewi, ahubwo ubutambyi buhindutse buvuye mu muryango wo kwa Lewi bwimukira mu muryango wa Yuda, buva mu gishushanyo cyabo kwa Lewi no kwa Aburahamu bihindukira mu muryango wa Melikisedeki. Bivuze ngo ubutambyi bwa Kristo aribwo bwitwa ubutambyi bw'isezerano rishya, ni ubutambyi budahemba nk'ubwo kwa Lewi. Munyumve neza, ni ubutambyi budahemba nk'ubwo kwande kubwo kwa Lewi, ni ubutambyi butarya ya mitsima ya buri kuwa gatandatu, ya buri kuwa karindwi, ya buri kwisabato nk'uko abatambyi babigiraga. Ni ubutambyi aho bari bwinjire
batagiye noneho kwishakira inyama zo kotsa. Nubwo umutambyi yabaga yishyizeho ibyaha by'abanyabyaha, ariko yabaga nahaze. None yokeje ibyaha by'abanyabyaha, yokeje inyama z'ihene zikitirwa ko ari ibitambo by'abanyabyaha, ariko nawe yashishirinda kumva ko hari iminopfu yagezemo. Bamuzaniraga n'ibindi byinshi cyane. Kristo we yinjijweho n'amaraso ye bwite. Abamusanga bamusanga umutwaro bafite ari ibyaha byabo, bakamukorera ku bushake, bakamwegurira imitima yabo, kandi barangiza ibyo bakora n'ibyo bavuga n'ibyo bagenderera gukora byose bikaba ari ibihuje n'amategeko y'Imana. Aravuze ngo en résumé, Moïse avait construit le sanctuaire terrestre selon le modèle qu'il avait vu. Yego Mose mu byakozwe n'intumwa igice cya 7:44, ibyakozwe n'intumwa 7:44 hatwereka ko Mose yubatse ubuturo bwera kurikije ubwo yabonye. Nkuko Paulo abivuga, ubuturo bwera bwo mu isi bwarangijwe cyangwa se busozwa no kugaragara kwa Kristo wagiye kutubera umutambyi mu buturo bwera bwo mu ijuru, aho ari umutambyi udasimburwa, akaba umutambyi udasimburwa buri mwaka, akaba umutambyi udasabihe n'abaturage, akaba umutambyi witambiriye amaraso ye. Noneho reka nsoma amagambo makeya mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaje ya 329. C'est après son ascension que notre Sauveur inaugura son ministère de grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Yesu amaze kutubera igitambo cyangwa se amaze kuzamuka mu ijuru, yatangiye umurimo we w'ubutambyi mu buturo bwera bwo mu ijuru. Nguko tubisoma mu Baheburayo igice cya 9:24. Son ministère comprend des grandes phases embrassant chacune une certaine période de temps. Umurimo Yesu akorera mu buturo bwera bwo mu ijuru ugizwe n'imigabane ibiri, umugabane bikurikiranye n'ibihe. Reka mbisome muri Daniyeli, reka mbanze nsome Daniyeli niho ibyo mvuga biri bwumvikane neza. Reka turebe Daniyeli igice cya 7 maze mu nyumve. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 9. Komeza kwitegereza kugeza aho bashyizeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyiribihe byose aricara, imyambaro yeraga nka sheregi, kandi umusatsi we wari usa n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro, kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere yayo hatembaga umuriro, uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu incuro inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Umurongo wa 13. Hanyuma ntitegereza ibyo neretswe ninjoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye ku bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe, asanga umukuru nyiribihe byose amuhagaze imbere. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe n'ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe n'ubwami butazakurwaho. Aya magambo ya Daniyeli ngo akitegereza ibyo yeretswe, yabonye haje usa n'umwana w'umuntu, aza umujyi umwe. Ukuyaza umujyi umwe rero asanga wa mukuru nyiribihe byose, uko yamusanze nyiribihe byose uvugwa ni Data wa twese. Uyu wamusanze ni Yesu, yaragiye gutangira umurimo we w'ubutambyi kugira ngo avuganire abasinziririye muri Kristo Yesu, ndetse abapfuye n'abakiriho. Yego reka mbisome hepfo mwumve. Tout se passe exactement comme dans le sanctuaire terrestre. Ibyo mu ijuru bigikorwa nk'uko ibyo mu isi byagendaga. Niko nsomye. Ibyo mu ijuru bikorwa nk'uko ibyo mu isi byagendaga. Yesu ahera umurimo we mu mugabane wa mbere, ubuturo bwera. Kuko ubuturo bwera bushushanya Kristo. Ubuturo bwera bwo kwisi ntibwagiraga idirishya. Yesu niwe mucyo w'isi. Bambe ye isi n'umwijima, ariko Yesu yaravuze ngo ninge mucyo w'isi. Niwo utuma harabagirana, nk'uko amatabaza ya kane yatumaga mu buturo haboneka umucyo. Yesu niwe gaburo ryacu, no kubaho bisanzwe tubikesha kumwizera. Abamwizera n'abatamwizera, guhinga no gusarura, korora n'ubuzima busanzwe n'ubwenge butekereza bukagira n'imishinga babukesha amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo ninge mutsima ubugingo, ndetse hari aho yageze aravuga ngo niwe mazi y'ubugingo, hahandi abantu berezwa. Byose byagendaga nk'uko
byagendaga mu isi. Les services quotidiennes, les services annuels pour chaque desquels était réservé l'un des 2 pièces de tabernacle. Nkuko ibyo mu buturo bwera bwo mu isi byari bimeze. Rero reka nihutire ku ijambo riri hariya maze nimukire ku kandi kagingo ntekereza ko ariko turi buze no gusorezaho. Mais ça de sauver tout libéra la condamnation, le péché, le repentant n'anéantit pas le péché. Ariko nubwo umukiza wacu aho umuntu akiza umunyabyaha gucirwaho iteka iyo yihanya mukiza gucirwaho iteka, ariko ntabwo Yesu ahita arimbura icyaha. Celui-ci demeure sur le registre du sanctuaire jusqu'à l'expiation finale. Ibyaha bikomeza kwandikwa mu bitabo by'ubuturo bwera bwo mu ijuru kugeza ku munsi w'impongano. Kugeza ku munsi w'impongano. None ni ryari? Ce qui montre la dispensation mosaïque, yego biriya twamaze kubisoma. Sur la terre, cette indication solennelle, l'expiation définitive et l'effacement du péché était figurée par la cérémonie du grand jour d'expiatoire ou de la purification sanctuaire. Ibyitwaga kwezwa kubuturo, ibyitwaga umunsi w'impongano, nibyo byabaga bigiye kuvanaho ibyaha, maze abacumuye bose n'abakiranirwa bose niwo munsi babaga bategereje ngo barebe ko amadosiye yabo avanwa mu buturo bwera. Niho ibyaha bigomba kugerekwa kuri Satani, maze umunyabyaha wese wacumuye akongera kugira umudendezo n'umutekano. Reka twihute tugere hepfo bakundwa. Mu gitabo none ko batubwiye ngo ibyaha birababarirwa ariko ntibihanagugwe, turasoma mu ntambara ikomeye 455. 455 havuga ngo iki? Intambara ikomeye, ipaje y'igifaransa 455. Mwumve aravuze ngo cette cérémonie nous enseigne la vérité importante touchant l'expiation. Uwo muhango wakorerwaga mu buturo bwera ushushanya ukuntu ibyaha byacu byezwa. L'essai de l'offrande offerte par le pécheur n'annule point son péché. Aravuze ngo amaraso y'igitambo cyabaga cyatambwe ntiyahanaguraga burundu icyaha cy'umunyabyaha. Le sacrifice ne faisait que le transférer au sanctuaire. Iki gitambo cyabaga cyakoze nuko kwihana kwe nugufata icyaha kikabitswa mu buturo bwera. En présentant les sang des victimes, les péchés reconnaissaient les droits de la loi. Umunyabyaha iyo yabaga atambye amaraso y'igitambo yabaga yemeye kwera no gukiranuka n'uburenganzira amategeko amufiteho, akacyatura akavuga gukiranirwa kwe. Noneho akavuga ngo exprimer son désir d'être pardonné par la foi au rédempteur à venir. Bivuze ngo yabaga garagaje yuko akeneye kwihana, yabaga garagaje ko afite kwizera umucunguzi uzaza, mais n'était pas encore entièrement enfranchi de la condamnation de la loi. Ariko yabaga tarakizwa gucirwaho iteka n'amategeko. None ni ryari umunyabyaha agomba kugira umudendezo ngo ibyaha byanjye noneho ndenze umupaka? Bantu benshi tugeze ku mupaka w'igihugu cyacu n'ibihugu by'abandi umva gatima kagize gatya, ukumva karadishye se baranyemerera kwambuka, bakakwemerera ukambuka. Wagera hirya igihe uzagarukira, iyo ubonye igihugu cyanyu utangiye kubona n'imisozi yacyo wumva utangiye kwishima. Wambuka umupaka ukumva umunezero, ujya wumva hasa naho hari umutwaro munini ukuvuye ku mutwe, maze ukumva urishimye. Batari bongere guhora bakubazaguza ngo uruwa hehe, wisobanura ukumva ufite n'ipfunwe nangwa bakakubazaguza ngo waje gukora ikura jyahe. Iyo ugenda mu gihugu cyanyu ugenda wemye. None umunyabyaha agomba kwizera te kwavuye imbere yo gucirwaho iteka ageze mu gutungana nyakuri. Ibya uyu munsi tuvugana ubutumwa bwa marayika wa mbere mu byahishura igice cya 14:6 kugeza ku murongo wa 12. Ariko by'umwihariko ku murongo wa 6 ni mwubaha Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Aya magambo mvuga turi mu gihe cy'urubanza, turi mu gihe cy'amashiraniro, aho umunyabyaha wese agomba kwandikisha izina rye mu gitabo cy'ubugingo no gusaba imbabazi z'ibicumuro bye, kuko umutambyi wacu Yesu Kristo agiye guhindukira ava imbere y'isanduku y'amategeko. Ibyaha bikagerekwa kuri Satani, ari kongera amashengesho ye ku masengesho y'abera. Ibyahishwe igice cya 8
ubu muri gukorerwa ahera cyane. Yesu ari kureba abanyabyaha bihannye, akabambika gukiranuka kwe, akareba abanyabyaha bamwizera kandi bihannye, badafite umugambi wo gukomeza kwica amategeko y'Imana, bagambiriye kwiyegurira Imana, bagambiriye gushobozwa nayo. Ari kubareba, maze aho bafite intege kakabaha imbaraga, aho abafite kwizera guka kabongerera intege, kugira ngo aya magambo asohore. Haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro, afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku mashengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe. Muri iki gihe abana b'Imana Yesu arabasabira kugira ngo amagambo ari mu Baroma avuga ngo niwe udusabira niho iminiho itavugwa. Impamvu buri shengesho ryose turisaba ngo mu izina rya Yesu, nuko amashengesho y'abera arasengwa akanyurira kuri Kristo yanduye, kuko aturutse mu miferege yanduye. Yesu agatunganya ibyifuzo byacu, akabigeza imbere ya se biboneye, agasubizwa utunganye, natwe akaduha twe banyabyaha. Mwumve aya magambo, ndagira ngo twihute bakundwa. Page ya 456 intambara ikomeye, haravuze ngo pendant 18 siècles Jésus exerce son sacerdoce dans la première pièce du sanctuaire. Mu binyejana 18 Yesu yakoreye mu buturo bwe, mu mugabane wa mbere w'ubuturo bwera. Son sang emprunté en faveur de croyants repentants. Amaraso ye yasabiraga abizera bihannye, ansirarere pardon, akagenda bateraho kashe ko bababariwe, rero ya réconciliation avec le Père, akabuzuza na data wa twese byiteka. Ubwo aragendaga avuga ngo naka aremewe ateraho, naka aremewe ateraho, naka aremewe ateraho, naka aremewe. Arangije rero urubanza rugomba kwimukira no kubabarirwa byiteka bikimurirwa mu barizima. Cependant les péchés subsistaient encore sur le registre du ciel, ibyaha byabo byari bikiri mu bitabo byo mu ijuru. De même que dans le culte mosaïque, l'année se terminait par un acte de propiation. Kuko mu bihe bya Mose icyarangizaga umwaka ni umunsi w'ihongerero, natwe turi mu munsi wa nyuma. Guhera mu 1844 ku musozo w'imyaka 2300 Yesu yinjiye ahera cyane, ahinjijwe n'amaraso ye bwite, kugira ngo atuzanire gucungurwa kwiteka ryose, kugira ngo abantu babarirwe ibicumuro byabo n'ibyaha byabo. Kuko tubisoma mu ntambara ikomeye, page ya 461 handitseho iri jambo rikurikira. Handitseho aya magambo ngo, aravuze ngo le prophète avait dit, umuhanuzi yaravuze ngo qui peut soutenir le jour de sa venue. Ibyo muzabisome muri Maraki igice cya 3 umurongo wa mbere, igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Haranditse ngo ninde uzabasha guhagarara ku munsi we, kuko azafata abahungu barewe, azabacencura nk'ucencura ifeza, azabanguka cimanza z'abarozi, z'abajura, z'abakorera ibihembo. Buri cyaha cyose kigomba kugenzurwa. Igihe Yesu yinjiye mu cyumba cyagenza hate cyahera, ntabwira bikoranwa, atinda ku izina rya buri wese nkaho nta wundi muntu uriho, ntabwira bikoranwa. Za miliyari z'abaturage bapfuye, za miliyari z'abaturage bariho, Yesu amucaho neza, areba kwizera kwawe, akareba kwihana kwawe, akareba kwitanga kwawe, byose bikagereranywa, ugahamishwa mu gitabo cy'ubugingo by'iteka ryose. Yesu azagaruka arangije uwo murimo. Ubwo marayika wo muri Ezekeri igice cya 9 azaba arangije umurimo, avuze ngo ndangije umurimo wantumye gukora. Ubwo abera bazaba bamaze kubarwa, amashengesho y'abera azaba yabazwe, amashengesho y'abera azaba yabazwe, kwitanga kwabo kuzaba kwabazwe, kwihana kwabo kuzaba kwabazwe, gukiranuka kwabo kuzaba kwabazwe. Hanyuma yo kuzuza ibyo basabwa, hanyuma yo kunanirwa gutungana bagasaba gutsindishirizwa, bazahagarara imbere y'amategeko y'Imana batambaye gukiranuka kuva mu mategeko yabo cyangwa mu gukiranuka kwabo ubwabo, ahubwo bambaye gukiranuka kuva mu gushobozwa na Kristo. Bakavuga amagambo avuga ngo nshobozwa na Kristo umpiki
umva imbaraga, ubwo bushobozi bahabwa na Kristo butuma batinyohaguza imbere y'amategeko, ahubwo iyo bayarebye barayatinya, bakareba muri Yesu ngo ni wowe unshindisiriza. Bariyeri yashinzwe n'amategeko barayitinya, baba muri Yesu bakayitinyuka. Niyo mpamvu mu Befeso igice cya 5:27 ndagira ngo nihute, ubu turi kugenda dusa n'abagana ku musozo. Abefeso igice cya 5:27 umvira ijambo uko rivuga mukundwa. Haranditse hatya hati, yego iryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi gisa gityo, ahubwo ribi ryera ridafite inenge. Iri ni itorero ry'Imana. Namara kwicara akaricencura, akicara akarigenzura, akicara akaryitegereza, maze rikanga imirimo mibi, rigasaba gusobozwa na Kristo. Yesu akarivana mu imirimo mibi yose, Yesu akaricencura, akaryezesha amaraso n'ijambo rye. Aya magambo nagira ngo muyumve. Akaryezesha amaraso n'ijambo rye. Yohana 17:17 uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ntitukaje dutekereza ko heza amaraso gusa, ahubwo n'ukuri kureza. Ntabwo bishoboka ngo uyu muntu kumuha imbabazi yancumuyeho kamuhisha ukuri kwaho icyaha kimuturuka, nubundi ntiyazareka guhora ncumuraho, ahubwo ndamubabarira. Ari wamubwira ngo niba ushaka kubitunganya ntukongere gukora, dore ukuri nuku, kuri nuku, ko bikorwa nuku. Ibyo bikazatuma adasubira mu makosa. Niyo mpamvu umuntu yezwa n'ibintu bibiri: yezwa n'amaraso ya Kristo amwezaho ibyaha, akezwa no kumenya ukuri akareka amafuti n'ibinyoma. Niyo mpamvu Yesu ari mu cyumba cyahera cyane yohereje ubutumwa bwo mu Byahishuwe igice cya 7:1 ngo mbona marayika aturuka mu burasirazuba aza, yari afite icupa rya wino ku itako rye. Uyu marayika waturutse mu burasirazuba akaza azamuka avuga ngo retene, ahamagara ba marayika bane ngo nimukomeze mufate imiyaga. Uyu marayika yari aturutse mu cyumba cyahera cyane, yari ahawe ubutumwa bwiteguza abantu. Niwe wo muri Ezekiyeli igice cya 9. Ni ubutumwa bushyiraho abantu ikimenyetso, ni ubutumwa bumenyesha abantu ukuri, ni ubutumwa butandukanya abantu n'amafuti, bukabatandukanya n'ibyaha, bukabatandukanya no gukiranirwa, bukabatandukanya n'ubugizi bwa nabi, bukabatandukanya n'ironda koko, bukabatandukanya n'amacakubiri, bikabatandukanya n'uburiganya. Ni ubutumwa butanga umudendezo kubwo kumenya ukuri, kuko haranditse ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ukuri nako kurabatura. Amaraso ya Yesu akatwezaho imyanda y'ibiki y'ibyaha. Niyo mpamvu ukuri uwo marayika wo mu Byahishuwe igice cya 7:1 waje ashyiraho imbata z'Imana, ikimenyetso cy'Imana, nta wundi ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubw'uwa kabiri n'ubw'uwa gatatu, igihe bwamamazwa buba buhamagarira abagabo n'abagore, abana n'abasore, abasaza n'abasaza rukukuri guhanga amaso yabo mu cyumba cyahagenje hate cyahera cyane. Nimwubaha Imana muyigenze mute, muyihimbaze, kuko cyo gucira abantu urubanza kigenje gite gisohoye. Ariko nanone n'ubutumwa bubinjiza hirya cyane, kuko babwaberetse ntama y'Imana ikuraho ibyaha by'abagenje bate by'abari mwese, bigatuma umuntu atajyana ibyaha kwa padiri, ntabijyane kwa pastor, ntabijyane ku mubwiriza, ntabijyane kwa bishop, akirebera ntama y'Imana ikuraho ibyaha by'abagenje bate by'abari mwese. Ntabwo bishoboka gutanga amaturo ngo babarirwe ibyaha, ntibishoboka kuririmba cyane ngo babarirwe ibyaha, ntibishobora kubwiriza cyane ngo babarirwe ibyaha, ntibishoboka gusaba ibitabo byinshi ngo babarirwe ibyaha. Ahubwo ijambo ry'Imana muri Yesaya 55:17 ngo aho ntuye ni hejuru kandi harera, mbana n'umunyabyaha ufite umutima umenetse, agahindishwa umushitsi n'ijambo ryanjye. Uwo ni Uwiteka yemera gusa kubana nawe. Niyo mpamvu kugira ngo iri torero ry'Imana rimara gucencurwa, iri torero ry'Imana rimara kwezwa, ridafite ikizinga, ridafite umunkanyari, ridafite n'ikindi cyari cyo cyose, rizagira iyi shusho yanditswe mu ndirimbo ya Salomo igice cya 6:10. Indirimbo ya Salomo 6:10 havuga ngo iki? Indirimbo ya Salomo 6:10 ngo uyu ninde utungutse umeze nk'umuseke utambitse, ni mwiza nk'ukwezi, arabagirana nk'ikizuba, ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda nibendera. Aba bana b'Imana
nibamara kwezwa n'ijambo ry'Imana, nibamara kwinjira mu cyumba cyahera cyane kubwo kwizera, abo nibo bitwa abakobwa b'abanyabwenge. Ntabwo ukuri baguhagazemo kubwo kuba mu rugaga, ntabwo ukuri baguhagazemo kuko bagusoma, ahubwo baguhagazemo kurabeza, barakwizera, barakumvira, bakugenderamo, barakwamamaza. Aba ni bavuze ngo aba bazaba bameze nk'umuseke ugenje ute utambitse, bazaba ari beza hagati y'abanyantege nke n'abanyabyaha, bazababera nk'isoko y'umunezero. Niyo mpamvu bavuze ngo bameze nk'umuseke ugenje ute utambitse. Ni ikiruhuko kubananiwe. Icya kabiri, ni beza nk'ukwezi. Iyo ugenda mu ijoro utagira itoroshi, ukwezi kukugwa neza. Bazaba ari beza nk'abantu bari bibasiwe n'umwijima bakabona ukwezi. Bazaba barabagirana nk'ikizuba zuba, kandi bazaba bameze nk'ingabo zigenda n'ibendera zinesheje imbere y'abanyabyaha. Nguko uko abana b'Imana bazaba bahagaze mu minsi y'imperuka. Mu minsi y'imperuka uko niko bazaba bahagaze. Ibyo uzabisoma no mu gitabo cy'intambara ikomeye. Baravuze ngo icyo gihe Yerusalemu izaba nziza imbere y'Uwiteka kuko byari bimeze mu minsi ya kera. Itorero ry'Imana rizaba ari ryiza ritagira ikizinga cyangwa umunkanyari. Bazaba bameze nk'umuseke, bazaraba ari beza nk'ukwezi, bazaba bameze nk'imirasire y'izuba, bazaba bateye ubwoba nk'ingabo zigenda n'ibendera mu maso y'abanyabyaha. Naho umusaza atinya gukora ibyaha kuko akana k'agakiranutsi gahari. Naho umwana ashobora gutera ubwoba ababyeyi be kuko ari abanyamanyanga, ntiyemera kubeshyanya nabo, ntibarenganya umuntu ngo yemere, ntibakora ibyaha ngo akunde. Bazaba ari abantu bateye ukwabo, n'ubwoko bundi buzaba bwadutse mu isi. Niko Yoweri yababonye ngo n'ubwoko burombereza, bugendana gahunda, batwaranira imbere, ngo ikibi cyose ntikibarokoka kuko ntacyo bacira karuruki karurutega. Reka twihute kugira ngo tugere aho tusoreza. Turasoma amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye, page ya 164. Ndasoma amagambo akurikira. Handitse atya hati: muri Matayo igice cya 22 tuhabona igitekerezo cy'ubukwe, tuhabona abantu bari biteguye gusanganira umukwe, babayemwe imitwe ibiri kandi bari baje basa. Bari baje bafite umugambi waho bagiye ari hamwe, ariko ni igiki kibanyuzemo, dore agashyuruza kabacitsemo. Amataba umukwe aratinze batari babyiteze, amavuta arashize batari babyiteze, kujya kugura biraje batari babyiteze. Abandi barazigamye, sinzi iyo mpanuka uko yaje. Niyo mpamvu iyo umuntu ari umunyabwenge bumutera guteganya. Abana b'Imana bamenya kwiteganiriza. Uko abantu muzabirebe, ndagira ngo misobanurire n'abadutegeza amatwi babyumve. Hari igihe hazi ikintu cy'ikigeragezo, ikijya kikwereka ko mugenzi wawe yazigamye, wowe ukaba utarazigamye, nuko mwifatiye mugeragejwe. Hari igihe ikigeragezo kiza kibatunguye, kikaza ari icyamoko, umwe akaba umuntu akunda akaba umuntu aka, undi akaba umukristo. Kiba kigaragaje ko mugenzi wanyu yazigamye, mwebwe ntacyo mwazigamye. Hari igihe umuntu ageragezwa, yamara kugeragezwa abana bakamutesha umutwe, unundi bakamutesha umutwe kuri urwo rugero, ukabona umwe akoze amanyanga aravuze ngo no gusenga ndabiretse, Imana yampaye abana babiyo yabitekereje ite, undi akarushaho kongera amasengesho. Yashize mu mperezo, undi yarashize. Aho turi kumwe hari, niyo mpamvu uko ikigeragezo kiza, haba mu rugo, haba mu muryango, haba mu buzima, uko byiteramo ngo pa, ukabona abantu duhagurutse dutya, umwe agahaguruka arira, undi agahaguruka aririmba, undi agahaguruka asenga, undi agahaguruka yiruka. Icyo kiba kitugaragaje uko turi. Mwijya mutangara ngo buri munsi w'ikigeragezo, benshi muri twa amavuta arabakamana, abandi bagakora ku mperezo ngo byakomeye, agakoraho agasukamo, itabaza rigakomeza rikaka. Bakamwanga urukundo rukiyongera, bakamutuka ibitutsi bikamukama, we akarushaho kubyanga, bakamusuzugura akarushaho kububaha, bakamwima akarushaho kubaha, bakamusabye akarushaho kubavuga neza. Nguko uko amavuta bayongera mu mperezo, nguko uko bayongera mu mperezo. Turigana ijambo ritubwira ngo inzira igenje ite ijya hera cyane. Aho niho dutunganirizwa rwose.
Abaheburayo igice cya 6. Aho niho dutunganirizwa rwose. Turasabwa gutera intambwe tukagera aho dutunganirizwa. Gutonganirizwa kwihana, gutonganirizwa gusubiranamo, gutonganirizwa kwangana, gutonganirizwa gusuzugura ababyeyi, gutonganirizwa kunywa ibiyobyabwenge, gutonganirizwa gusuzugura abo twashakanye, baba abagore cyangwa abagabo. Dukwiriye kurenga iyo ntambwe tukagera aho tugenza dute, aho dutunganirizwa rwose. Umva aya magambo hano banditse ijambo ngo que cette instruction sera terminée car tous ceux qui en cours des âges ont professé la foi chrétienne auront été examinés et classés. Alors seulement le temps de grâce prendra fin et la porte de la miséricorde se fermera. Yego ubwo igihe cy'urubanza kagenzuzi kizaba kirangiye, ubwo abantu bose bavuze ko ari abakristo bazaba bamaze gusuzumwa, ubwo buri wese azaba amaze guterekwa aho akwiriye, igihe kizaba kigeze kandi kigeze ku iherezo, nibwo urugi rw'imbabazi ruzakingwa. Nibwo urugi rw'imbabazi ruzagenza rute, ruzakingwa. Reka nsome igitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, igitabo cya 2, page ya 846. Ndasoreza ku ipaji imwe gusa ndangiza, nsigaje ipaji imwe gusa nkarangiza. Lorsque vous êtes profondément triste, igihe cyose ujya wumva ufite agahinda, igihe cyose wumvishije ufite agahinda, c'est parce que Satan s'interpose entre vous et le brillant rayon du soleil interpose entre vous et le brillant rayon du soleil de justice. Nujya wumva ubabaye cyane agahinda kagutambitse, burya Satani aba yitambitse hagati yawe na mirase ya zuba ryo gukiranuka. Alors de l'épreuve, son éclat disparaisse. Mu gihe cy'ikigeragezo benshi mirasi ya zuba ryo gukiranuka barayibura. Et ne comprenons pas pourquoi nous en avons apparemment perdu notre assurance. Mu gihe cy'ibigeragezo benshi cyane kurabagirana kuratamuruka, ntibongere kumva kubera iki babuze ibyiringiro byabo. Nous sommes conduits à regarder à nous-mêmes. Ubwo urucantege rukagutera kwiyerekeza aho amaso. À l'ombre de la croix, ce qui nous empêche de voir la consolation qui nous est offerte. Maze bikadutesha kuba munsi y'igicucu cy'umusaraba, maze bigatuma n'ukuri ihumure ryacu turibura. Nous gemissons sur le chemin et nous rachons le mets du Christ. Tukagenda mu nzira turi abanyamaganya kandi tukarekura ikiganza cya Kristo. Mbega ngo turaba bihebe, mbega ngo turagenda tumerewe nabi, kugenda warekuye ikiganza cya Yesu kandi ukagenda uri umunyamaganya. Mais parfois la faveur de Dieu se manifeste soudain sur l'âme. Ariko hari igihe rwose bibaho maze ubuntu bw'Imana bukagenderera umutima. Notre tristesse se dissipe, maze agahinda kacu kagatamuruka. Nous vivons à la brillante lumière de la croix du Calvaire. Tukabaho mu mucyo urabagirana w'i Calvaire. Ne restons plus dans l'obscurité. Ntukongere kugendera mu mwijima, ntukongere kugendera mu mwijima. Nous prenya de nos soucis. Wiju hinduka umunyamaganya, wirega, wiganyira, car cela ne fait qu'aggraver votre anxiété. Icyo kuganyiriza bikumarira mu buzima nuko kukongerera umubabaro no guhangayika. Même lorsque nous cheminons avec confiance, on fait de la vallée, n'oublions jamais que le Christ est tout autant à nos côtés que lorsque nous sommes au sommet de la montagne. N'igihe ugenda mu gikombe usa n'utabona izuba, n'igihe ugenda mu gikombe usa n'utagira izuba, ukabona ibibazo byagutwikira usa n'uri mu gikombe, ibyiringiro byawe byashize, ntukibagirwe ko Yesu akuri ruhande kuko yari bugufi bwawe igihe wari mu mpinga z'imisozi. Hari igihe ubukristo bujya bugenda mu mpinga z'imisozi, witegereza hakurya. Mu gitabo cy'umugenzi ngo bahagarara mu mirambi ngo bitegereza hakurya ngo igihugu cyo cyitwa gushyingirwa, ngo bumva ibyiringiro byabo biraje. Hari igihe ubukristo bujya buzamuka, wareba hakurya ukabona utareba ibigeragezo, ahubwo ukareba heza gusa. Ariko nubwo uzagira mu bigeragezo mu bikombe hasi, ubukene n'ingorane byagutashye, ntukibagirwe kumukiza wawe muri kumwe kuko mwari muri kumwe mu mpinga z'imisozi. Umva mwana w'Imana turi kumwe uyu munsi. La voix nous dit, ijwi riravuga ngo, ne veut-il pas déposer son fardeau sur celui qui a mission de s'en charger? Ese ntabwo wakwemera ngo imitwaro yawe uyishyira kuri wa wundi witangiye kuyikorera?
ndumva twese twavuga ngo ndayizanye yijyane, none turi kuyisigarana kubera iki ko yaje kwishikira. Yesu ni itorotoro ijyana ibyaha. Niba yemeye kuba igitorotoro kiri bujyane ibyaha by'abamwizera, urabimwimira iki ngo ubijyanire he? Hari igihe twabaga ku muhanda utagira imodoka, hagaca imodoka imwe bari barahimbye akazina ngo ni Rusakuma Ngegera, kuko abakire babaga bagiye mu zabo. Nuko iyo yaba yatambutse bati ni ugusubira iwanyu cyangwa ugacumbika. Iyo Yesu yatambutse nta handi umunyabyaha yashyira umutwaro. Inkongoro zifite intumbi umwe ziryaho, zasanga iyo ntumbi izindi nyamaswa zayimaze zigataha. Abanyabyaha bose muri Bibiliya Yesu yabise inkongoro, na Yesu yiyita intumbi. Buri wese naje gushikiraho intongo ye, maze urye uhage uririmbe. Erega mwana w'Imana, kwigisha umwana indirimbo ushonje biragoye. Yayiririmba ryare nta nubwo yagukundira, urabimubwira akakaganya, sibyo? Hari indirimbo ziba no mu gitabo cyakindi tujya turirimbamo, burya zisa n'izirimo amaganya. Yayindi yo baririmba ngo ntumpiteho, uwo ngo wose wamugereranya nawe ndije ngo njyankunda kuririmba indirimbo ngo yarankijije yarancunguye. Ntabwo wamugereranya n'uri kuvuga ngo ntumpite, uwo yazazaniwe. Ntabwo dukwiriye kuba abakristo baririmba zanda zazaniwe, dukwiriye kuririmba amabanga y'Ikaruvari. Umukiza wacu yaraducunguye, kandi reka twemere. Oui, je me suis arrêté à l'ombre de la croix. Nibyo mpagaze munsi y'igicucu cy'umusaraba. Ce n'est pas pour moi quelque chose d'habitué d'être accablé. Kuko ndi munsi y'igicucu cy'umusaraba, sakamenyero kanje guhora ndi umunyamaganya n'umunyabibabaro. Et déprimé comme je l'ai été. Ndumva aha ntari buharenge, nta nubwo nshaka kurenga. Reka nsome ijambo rigufi ya mu wifuzwaga ibihe byose, page 323, maze ndisorezeho. Ibyo tuvuze bakundwa birahagije. Twaganiraga gusa uburyo kwizera kwacu kukwiriye kurenga iyi misozi, kukarenga intambara, kukarenga inzangano z'amoko, kukarenga ibigeragezo, tukinjira mu cyumba cyahera cyane. Umukiza Yesu akazagaruka, ariko tumenyeranye nawe mu kwizera, tumenyeranye nawe mu byiringiro, tumenyeranye nawe mu kubana. Ari umukiza wacu kandi natwe turi abantu be. Ndasoma iri jambo: dès que nous entrons dans les réponses de Jésus, le ciel commence ici-bas. Ubwo tuzaba twinjiye mu buruhukiro bwo kwizera Yesu, ijuru rizaba ritangiye iwacu. Ubwo tuzaba twinjiye mu buruhukiro bwo kwizera Yesu, ijuru rizaba ritangiye iwacu. Irarika rye tuzaryumva, azavuga ngo venez apprenez de moi, nimuze munyigireho. Mu byukuri tuzamusanga, tuziga kuvuga, tuziga kurya, tuziga kutirata, byose tuziga. Nta munyabyaha uvuka yuzuye ku buryo atakwiga, kandi nta munyabyaha wakwigisha undi. Reka twigire kuri Yesu, maze duse nawe mu izina rya Yesu.